hinda k'umuntu nimukazajya muza hano ngo mwigira abantu mwebwe murabyibuka muri muradutera amabuye ngo umurozi ngo Gigi wa muri Malawi ngo na Jessica ngo wirwana wabarozi kazi ubuse abarozi ni bande ari mwega mufite akanwa kabi kabeshyera abantu abarozi ni bande singinda n'imvutsi ninjye nabimupostingiye nibyo nyambabwira ngo nini ariko mana ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga ndagushimiye kuri Imana nitamaza abantu muri buku ukwezi ndumva umugore amarira yarize ntago harashira n'ukwezi none ko hadashize ukwezi ukaba utuzaniye iyi foto ariko mwa Abanyarwanda mwe mwagiye mureka gusebya abantu ko Inkotanyi mu gihe ahantu hose nawe arangije aravuga ngo Imana ishimwe ngo kwibamenye ngo Imana ishimwe ngo ko igihugu cyose kibamenye ngo bano bagore ukuntu bameze ngo Giga kimara kumenya ko ntwite ngo nkimara kubimubwira uyu mugore wa mugore natareka nkubwira ikintu nagusabira uretse ko nasaba gusa ngo impuwe z'Imana zikuzeho nta kindi nagusabira kuko ufite ubugome bw'ibihekane uragiye uravuze ngo Gigi ngo aragiye agize gute urajuje uje kunsaba imbabazi amambere warantutse unuka ngo bagutumye ugaruka kunsaba imbabazi nabwo ngo bagutumye nari nabimenye kuko nanjye sindi ikigoryi mbishyira mu bwonko ndavuga nti uyu muntu nibaje gutya reka nanjye nicare hasi ntegereze ndebe ikintu nshakaho urangije ugize urya ati kuva namubwira inda yanjye ati umwana yahise apfa none nsingira twitinda n'inkuru ariko reka mbabwire mwa Abanyarwanda buriya Imana ni gitangaza wiki gitondo wa mugore we ubyutse untera stress ariko ne nabivuze narabivuze nakubwira nti uratwitinda ntayavuyemo uri kutubeshyera ariko Abanyarwanda muri comment muradutuka we abantu mwari muri hano abantu mwari muri kwa Nkotanyi no kwa Godfather mwadutukiye mwicare hasi mwigaye mumenye ko muri abagome muri amashetani agenda ukicara ukita umuntu umurozi umuntu atwita umwana ari hafi no kubyara ese ubwo mwungutse iki uyu se we yungutse iki ajya kutubeshyera kandi yarangiza n'ibintu akaba bizanye imihanda akagaragaza katwite cyo ukora muri abagome mana reka mbabwire aha mufite ubugome bwa bundi bw'ibihekane mureke iyo ndibanze navuka umwana ararengana hanyuma ko arengana nyina ntago yivugiye ko yavuyemo ibyo se biratureba erega nimukazajya muza ahangaha ngo muze mudutere impuhwe nk'ababa bari kuntera impuhwe ngo Congress afite umwana njye waba yatutse banjye ntago ari abana icyo mbabwira ni iki mujye mukora ibintu bitagize icyaha nushaka gutuka umuntu mutukaye nushaka guhisha ibintu byawe bihishe ko nubundi ujya kuvuga ko twite nta wigeze umuntu abigusaba ngo bivuge urumva niba utwite wamaze ntago ari wa mbere waba utwite ariko ibintu byo kujya kubeshyira abantu ngo bagukuyemo inda kandi utwite inda nkuru ubizi neza ko ufite umwana mu nda ngo bandiriye umwana ngo abagore ngo mwana erega amarira murayumva ariko we murayumva muraza muratwataka abarozi bishe umwana abarozi bagize gute nta soni ntababeshye muri abagome abantu bo kuri social media muri amashetani Gigi hashize igihe kingana iki batwatatse rindira ndaza kubireba kuko iza audio zose narazirikodinze n'ibyo yambwiye byose narabirikodinze nta n'amezi abirashize sheri hashize nk'icyumwezi hashize nta soni hashize ukwezi mujya kutwotera kwa nshaka umuntu utuma Giga avuga nabi pe Gigi simba nshaka abantu batumuvuga Derek uzi ibintu we uyu mugore ntago biza dutuka ngo yindaye twayikuyemo njye sinzi no kubisubiramo biba byanca yindaye ngo twayikuyemo ntago byibuka baza bakatwotera kwa Godfather n'ahandi hose ngo indaye ngo twamuririye umwana uyu se ni wundi wavuze ngo mwaramuroze ngo twaramuroze ngo inda tuyikuramo none mu ndebere dore ari hafi kubyara maze baratwataka koko we maze kwa Godfather baradutuka we
maze ahantu hose baratwataka induru ziravuga bakajya bandika ngo njyewe batukana ari impari ariko ntabwo nzi ko ari uyu mugore. Oya mundebere namwe mubirebe mugende imbere no babyipostinga wayikuriyemo he ariko burya bagira amashyari babumva n'abandi bayagira. Wari gukata none Sarusi bakubwiye wari gukataho ino kataho ino sura y'uyu mugabo ni ino bagira amashyari barakabya. Reka nayo nkase nta umugabo se babyipostingiye se umugabo bari muri social media biramureba uyu mugabo mukureho twe turi kuri kese y'umuntu wavuze ngo nge nagigi ngo twamukuriyemo inda kandi nta n'ibyumweru bitatu birashira none iyi nda ivuye ni imyenda yambaye mu nda ni ibiki we kuraho ifoto y'uwo mugabo kuko uwo mugabo nago tumuzi nta n'icyaha dufitanye nawe ahubwo umuntu wagiye kwamamaza niwe dukeneye ariko se ubu we uhari nashonje ese gigi ibi ni ibyanyabyo nge naramubrotse that is why sinya mbona ibi bintu urumva ariko se we mumbabare mumbwire mumbabare mumbwire shaka ukuntu gakropinga ukureho iyi sura y'uyu mugabo nta cyaha afite ye ngayo nguko uyu mugore ko atwita inda y'imvutsi ko mwatwise abarozi mugafatanya nawe mukadutukira kwa Godfather mukakatwambika abantu mwese mukatwota ngo umurozi Gigi ngo umurozi Jessica ngo bisha umwana niko se bako niko se mwabantu mwe mwankozi zibimwe za TikTok n'ahandi hose mujya kubeshyera abantu ese umuziki ibintu mwakoze bigize icyaha umuntu akwita umurozi akavuga n'icyo wakoze ko wamwiciye umwana ndavuze ni wa mugore we nge ntago nkuzi nta mbabazi nsaba kuvuga ngo nta mbabazi nsaba biba bigeze ngo muba content creator dore ijwi ryanjye bararikira ngo nta mbabazi nsaba dore ukuntu mwabijyanye kuri Yuza we ariko reka nkubaze uwo umuntu wabijyanye kuri YouTube ngo ngusaba imbabazi ngo nagukuriyemo singiye urayifite ariko abantu n'umuntu wabijyanye YouTube ngo Jessica ngo nagigi ngo bakuyemo umwana w'abandi ubu urumva umeze ute mama mushanwe abantu bashanuka bakavuga ubusa abagore bashanuka abagabo bashanuka mukajyana ibintu YouTube ngo Jessica ngo nagigi ngo akuyemo inda ya morning Luna sheri Luna singibi bya binini nababwiraga muvuga ngo ndimo ndashinyagura Luna kuri social media ubundi ni Luna singibi uyu mugore ari hafi kubyara aba aza hana ari mararira amarira y'ingona ngo twamukuriyemo umwana singiyi inda n'inkura ari hafi no kuza muhamagare Nkotanyi atubwira ukuntu yatujyanye kwa Godfather ajya kuvuga ngo twakuyemo nawe nginda ashigikira shiramo umunyu Nkotanyi we ni gatiki kuvuga ngo twakwema inda ya Natasha abantu b'abagabo bagira ubugambo batanahagazeho nta soni Nkotanyi amagambo ye ngenda yibuka yashigikiye ngo mwakwema yabishigikiye aragenda arataka gato twavuze abari kajyana kwa Godfather ikiganiro cyose tutagifite niko Nkotanyi ubu ngubu koko reka mbanze nkubaze nkiyo wifashe iya mbere avuyemo siyo ya kabiri niwe wayimuteye ariko nimukajye mushyikira amakuru ibi ngibi byose byabaga tubwira ko twakuyemo inda ari iyi ngiyi yari baravuga ni yakwiye wakimara wihwanya n'ibintu nshuti yanjye ibi bintu mugenda mubibona ahantu hose ati Jessica na Gigi bakuyemo inda ya Natasha ese koko uwo Natasha sindanamubona no kwisura no kuva navuka mubona kuri kamera gutya nk'uko bisanzwe guta umuntu akuramo inda y'umuntu hashize ibyumweru bibiri uri kumva none inda iragaragaye ko ihari none se twayikuyemo dute muba mutujyanye YouTube ariko mwari mwadupangiye ntitwabimenya ariko mana akumiro n'amavunja wayimukuyemo cyagiye umugurira ariko kuki Gwiza waganza nawe adashyira mu gaciro imvugo mbi kuvuga ibintu umuntu yavuze ariko wowe wari uhari banika abantu ku muhanda yego uwo muntu atarahari uwo muri bari mugwiza waganza navana ubusutwa hano barimo baratwanika batwanika ngo genari mu byumweru bitatu ibi bintu bibaye ariko ndumiwe koko cyakoze mana uzi kurinda mana warakoze kunkiza abagore mu buzima bwanjye mbega umugore w'igitangaza mugore narakubwiye ngo sinagusaba imbabazi none se ubundi kambaze ko Jessica na Gigi mwari muhari muvuga ngo mwahure hengiyo ngo mukuremo inda ko nta kintu nyine twahuriye niyirizwaga ariko nkawe uri kuvuga ngo bareke umwana avuke ninde ubundi wamufashije kuvuka ko nyina ariwe wivugiye ko umwana twamukuyemo kandi amutwite ngo tukimara kumenya yuko atwite inda y'umugore ngo mwabagore mwe ngo mwumve ukuntu muri kunshinyagurira
narabibabwiye ariko ndavuga nti inda ntayavuyemo aracyayifite none mundebere n'imvutsi none se we mwari ngenda mwibuka nari yirizwa nari arimo ararira ngo murimo muramushinyagurira akajya kubwira ngo Jessica ngo urekere ayo magambo ngo uri kunkomeretsa no singa ibibabyiza ni imihanda ubu mukanya gato baravuga ngo gukingo kuki twamuhostinze ngo kuki twagize gute kandi ari we wenyine wagiye fasha amafoto n'ibiki byose akabyishyiraho ko atwite kameze gute cyo koze Natasha uri umugome wikubite mu gatuzo uvuge ngo ndishe cyane. Thank you so much Emile, God bless you. Boya mumbabarire mu ngo yababikije ibanga ngo muri abarozi. Oh my gosh, thank you so much my Emile. Oya reka mbanze mbabaze mumbabarire mumbwiza ukuri noneho njewe aba bagore bo kuri social media banyangurunuka dore baracyari na hano bagiye bareka ubusutwa ko byavuge nitwe twabizanye cyangwa babivugiye hanze uri kuvuga njye mana kanze mbafashaho muri comment zinjajwe bagiye bareka ubusutwa mu biki ko ari bo babizanye ku mbuga nkoranyambaga aba babivuga ntago bari kuri Natasha arimo aragenda rinzi kare no muri turi bakuru se nk'uyu murabere wowe uramara iki hano niba uri mukuru wawe wowe uzagahinda umuntu yagize wowe rabere uzagahinda umuntu yagize mbere kuza kuvuga uretse mvugishe rabere umva ndabizi kuri umu content creator banza wicare utera agatebe wumve niba wari uhari cyangwa utari uhari. Ibi bintu byabaye saga kwa Godfather. Uyu mudamu araza aravuga ati Gigi nkimara kumwereka inda yanjye yahise ayikuramo ati mu kuyikuramo kwa kari inshuti ya Jessica barafatanije urumva nta n'ibyumweru bitatu birashira urumva niba nta byumweru bitatu birashira tuzindukira muri ubugambo turamaze tugushyire hasi se wowe Gigi akabaza muri foto dushyire hasi kuko twarababaye bitatu tugushyira hasi biki se wavuye hano so uri kuza ahubwo se so uzanye umunwa wivanga mu bintu we barimo baravuga ngo turabagore ngo ibintu byagiye kuri YouTube bakavuga ati Gigi na Jessica nibo bantu bakuyemo inda ya Natasha nta n'ibyumweru birashira uri kumva ni harashira n'ibyumweru bitatu none ni gute Gigi yisanza kubitanye n'ino foto cyane ko ngewe nta nubwo rwose uriya mukobwa mu followinga naranamubrotse urumva sindana mubona n'amaso ku maso yegora isimbi sheri reba yo ni wa mugore avuga ngo inda wariraga cyane ari bararira ngo Gigi yamukuriyemo inda ngo Gigi ngo ariko wamana marira ngo muri kumushinyagurira ngo muri gukina hejuru y'umwana bari hasi hano bari kundisha umutwe pe abantu bari hasi hano mvuga nabi pe mwihangane niba utashobora kumva agahinda abantu bagize bavuga ko bakuyemo inda wavuye hano oya ni biruka kuri YouTube ni bagenda barebe banyirabuja na basebuje ko batabisize nyine se bavuye hano bari mu biki hano nta soni ariko neka amakuru niba umuntu ino foto uyikuye he mwana wanjye nawe ariko ubu abantu bazagaze bakagotfada ino foto uyikuye nanjye nabibonye cyiza twese twumiwe ariko ngewe nta n'ikintu kinankanze muri ibi ngewe nari mbizi neza ko atwite kuko narabimubwiye kuri live arimo ararira namubwira nti urafite ntanda yavuyemo twakubwiye ko twaje mu rukiko abantu muri comment mubihorere humura abantu muri comment mubihorere n'ubundi reka mbabwire kano kantu yewe njya gukora iriya video ndimo ndandikira RIB nyibwira ikibazo cyanjye na Congress baranyatatse baranuka ngo hano se ni kuri RIB ngo hano se ngo ibiki n'ibiki muza mubwanuka muvuga ubusa muramushuka mukajya mubwira ngo muhereze ibye ubu ngubu muri gusangira ikigori mageragere n'abagome abantu bo kuri social media murabagome murabanyamatiku murabatindi ntabwo ushaka kubwira umuntu ko ari mu mafuti ese ubureka mbabwiza ukuri muzi ko ibintu Natasha yadukoreye bigize icyaha umva biranakigiza amarira yari kuri social media ukavuga ko abantu bakuyemo inda kandi yitwite muzi ko bino bintu tumujyanye kuri RIB bino bintu babimuhanira mbere yuko muri kuvuga ubusa hano muri comment muri kwandika mubwanuka muvuga ubusa abantu ngo bakuri social media muzi uburemere bw'icyaha yakoze ariko reka nkubwire Gigi Natasha ni mubi Natasha ni umugome muzi uburemere bw'icyaha yakoze mwebwe mbere yo kwandika noneho maze imyaka 19 ngiye mu murenge nawe utaragiye mu murenge ibyo by'umurenge ntabwo ari byo turimo iby'umurenge ntabwo ari byo turimo twe turi ku kibazo ni gute twebwe harugize ikibazo cy'uko yakoze umurenge ni gute nge na Gigi twisanze muri aya matiku tavugisha induri birenge wowe mama Zuba vana umunwa hano
uri kubyumva neza narababwiye ngo ngenda biyamyereka mitana na kumyutinga akamurega vana umunwa hano wowe ko ufite hano muri comment twakwaye kuri riba ariko Denise hari wakubwiye ko twagiye gutanga ikirego uyu nguyu Denise nta wakubwiye ubu ni werega ubu ni Natasha uri mu mafake account ariko reka nkubwize ukuri buriya mu buzima bwanyu bwose bwa buri munsi mujye mugenda muvuga ibintu muzasubiramo ikintu kiri tujya kurya ikigori se hari uvuze nabi tuvuze ibyo yajeho ubwo akavuga kiririra ngarega ntabwo twebwe tuvuze ibintu Natasha ubwe rero reka mbabwira abantu kuza hano kuganuka mushanuka muvuga ibyo mutazi muceceke iyi story ivuga abantu bayizi uburyo batubambishije hari abantu barenga 1000 abantu barenga 2000 maze umugore akarira abantu bose bakamugira imoyo humura disi